butaka bw'umusenyi wa Giza munsi y'amabuye akomeye yubatswe n'ibihugu byatambutse mbere y'amateka yacu hari inkuru ikomeye ivugwa n'abacukumbuzi b'Amayobera, inkuru y'umujyi w'ibanga utavugwaho rumwe, utarigeze wandikwa mu mateka ariko uvugwa n'abahanuzi, abapfumu n'abarebera kuri by'isi. Bawita umujyi w'igicucu, ahantu ngo hatazwi igihe hubatswe. Bivugwa ko uwo mujyi uherereye mu mwobo muremure munsi ya piramide ya Giza, ahantu hadashobora kugerwaho n'amatara y'abacukura ubutaka cyangwa ubushakashatsi bwa siyansi. Inzira ziwujyamo ngo zifungurwa n'imyanya mito iri muri za koridoro za piramide. Mu nkike z'uwo mujyi ngo huzuyemo ibimenyetso by'ibinyamubiri, ibisenge byanditseho indimi zitaramenyekana n'amabuye adasanzwe kurusha yo hejuru. Amwe mu magambo yabonetse ku nkuta ngo yerekana ko hari abaturage b'isi ya kera bari bafite ubumenyi bwisumbuye ku bw'abantu b'ubu, ubumenyi bw'imbaraga z'inyenyeri ku migendekere y'ubugingo ndetse n'uburyo bwo gukora imirimo itaboneshwa n'amaso y'abantu. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Njye ndi mugira banga ati mbahaye ikaze. Inkuru z'Amayobera zivuga ko mu mutima w'uwo mujyi haba mu cyumba kitajya kinjirwamo n'undi muntu, icyumba cy'uruzi. Havugwa ko harinzwe n'ibigirwamana by'ibisiga by'amaso manini, aho uwinjiyemo ngo atabasha kugaruka afite ubwenge bwe bwuzuye. Bavuga ko uwo mujyi ushobora kuba ari wo shingiro ry'ubwenge bw'abanyamisiri ba kera, ko ibyo tuzi kuri piramide ari igice gito gusa cy'ibanga rinini ryacengewe n'imbaraga n'imigenzo yera yo mu binyejana byibagiranye. Hari n'abemeza ko abashakashatsi n'abapfumu b'ubu bagerageje kuwusaka, ariko ibyo babonye bibasigira imitima yakomerekejwe n'ibitangaza batashoboye gusobanura. Uwo mujyi uracyari urujijo ruteye ubwoba, ahantu udashobora kumenya niba ari iby'abazimu, iby'ibinyabuzima byo mu yindi si, cyangwa ingoma y'abantu bari imbere cyane mu mibereho y'ubumenyi bw'abantu b'ubu. Abavuga ko bawubonye bose bahamya ko wuzuye amajwi adasobanutse n'amatara amurika ahantu hatagira izuba. Kugeza n'ubu nta na kimwe cyemeza ko uwo mujyi uhari, ariko nta n'ikindi kintu kibeshyuza inkuru z'abawuvuze. Uwo mujyi ukomeza kuvugwa munsi ya Giza bawise umujyi utavuga, uteretse mu mwijima n'amayobera afite inkomoko mu bihe byarangiye. Piramide za Giza ni zimwe mu nyubako za kera zitangaje cyane ku isi, zikaba zimaze imyaka igera ku 2500 zihagaze mu butayu bwa Misiri. Nubwo zihishe byinshi ku bijyanye n'uburyo zubatswe n'impamvu nyakuri y'ubwubatsi bwazo, hari ibitekerezo bishya bivuga ko munsi y'izi piramide hashobora kuba hari umujyi w'ibanga. Ubushakashatsi buheruka bwakorewe muri aka gace bukoresheje ikoranabuhanga rya radari buvuga ko hashobora kuba hari ibyumba bihishe, imiyoboro ndetse n'ikiswe inzu y'ububiko bw'ubwenge, Hall of Records, aho bivugwa ko hashobora kuba harabitswe ubumenyi bwa kera bw'abanyamisiri. Nubwo ibi bitaremezwa neza n'abashakashatsi bose, ibi bitekerezo byateje impaka ndende mu nzego z'ubumenyi n'ubushakashatsi bw'amateka. Mu nkuru yacu y'uyu munsi reka tuvuge kuri piramide ya Giza yo mu Misiri. Ni amateka maremare kandi asa n'amayobera ashobora kugora gusobanura kandi amaze imyaka irenga 2500 abayeho. Ariko rero nk'uko itsinda rishya ry'abashakashatsi ribivuga, ashobora kuba ahishe ikintu giteye ubwoba munsi yayo. Tekereza umujyi wihishe munsi y'ubutaka, ibintu byacitseho igihe kinini bidakorwaho, ubumenyi bw'ibanga bushobora guhindura amateka n'amayobera ya kera ategereje gutahurwa. Hari ibihuha n'inkuru zivuga ko Nikola Tesla yaba yaramenye ibanga rikomeye kuri piramide nkuru ya Giza cyangwa se Great Pyramid of Giza, ndetse hari abatekereza ko ubushakashatsi bwe ku mbaraga za resonance cyangwa se resonant energy bwaba bwarashingiye ku bumenyi bwari buhishwe muri iyo piramide. Ubushakashatsi buvuga iki kuri uyu mujyi wihishe muri piramide ya Giza? Ubushakashatsi buheruka bwakozwe n'itsinda ry'abashakashatsi b'Abataliyani bayobowe na Professor Corrado Malanga bo muri kaminuza ya Pisa. Bakoresheje ikoranabuhanga rigezweho rya radar pulse cyangwa se radar pulse, maze babona ibimenyetso bisa n'ibigaragaza ko munsi y'ubutaka bwa Giza hashobora kuba hari urusobe rw'inyubako nyinshi zidasanzwe. Mu byo bavuze babonye harimo imiyoboro cyangwa se tunnel ijya mu butaka bw'ubujyakuzimu. Hari kandi ibyumba bidasanzwe, hidden chambers, bisa naho bimaze imyaka magana bitaragerwaho n'inshuro n'imwe. Hari inyubako zifite imiterere y'inkingi, vertical cylinder structure, zigera ku 8 zifite uburebure bwa metero 640. Hari kandi ibimenyetso by'ikiswe Hall of Records, ahakekwa ko hashobora kuba harabitswe ubuhanga bw'abanyamisiri ba kera. Kugeza uyu munsi wa none, impamvu abashakashatsi bamwe babyemera abandi bakabihakana ni izihe.
Ubushakashatsi kuri piramide za Giza bwagiye bukorwa mu buryo butandukanye hakoreshejwe gravimetry ndetse na muon tomography. Ubu ni uburyo bubiri bwagiye bukoreshwa. Gusa tukiraha, gravimetry ni uburyo bwo gupima imbaraga z'uburemere cyangwa se gravity ahantu runaka kugira ngo hamenyekane niba munsi y'ubutaka hari ibyobo, ibihangano byakorewe mu bwihisho cyangwa ibindi bintu bifite uburemere butandukanye n'ubusanzwe. Naho muon tomography ni uburyo bukoresha utunyangingo twitwa muon. Utu dukoreshwa kugira ngo hashakishwe ibiri munsi y'ubutaka cyangwa mu nyubako nini nk'amapiramide. Muon ni udukoko cyangwa se particles tuza ku isi tuvuye mu kirere mu cyiswe cosmic rays, tugenda tunyura mu butaka, amazi n'amabuye, ariko mu gihe imbere hari icyumba cy'icyuho cyangwa se empty chamber, tuhambuka mu buryo butandukanye bikagira icyo bivuga ku bushakashatsi. Kamera zifata uko muon zinjira muri piramide nuko zisohoka, maze zikerekana niba hari ibyumba bihishemo imbere. Mu mwaka wa 2017 muon tomography yakoreshwaga mu gushakisha ibyumba bishya muri piramide nkuru ya Giza, maze haboneka icyumba kinini cyiswe the big void cyari kitaravumburwaho na mbere hose. Izi teknoloji zombi zagiye zikoreshwa mu bushakashatsi kuri piramide za Giza, kandi mu mwaka wa 2017 muon tomography yagaragaje ko hari icyumba kinini kitaravumburwaho na mbere hose. Iyi myumvire y'umujyi wihishe munsi y'izi piramide ntiremezwa n'abashakashatsi bose, kuko ubu buryo bwari bwarakoreshejwe mbere ariko ntibugaragaza ibimenyetso bifatika. Impamvu zitangwa zo gushidikanya kuri ubu bushakashatsi nizi: hari ubuhanga buke bwa gihanga, ubushakashatsi bwa meranga ntiburagenzurwa n'abandi bahanga mu bya siyansi. Hari kandi ikoranabuhanga ryakoreshejwe ridashobora gutanga ibisobanuro bifatika. Radar pulse cyangwa se radar pulse zikoreshwa zishobora gutanga ibisubizo bidasobanutse neza. Ubushakashatsi bwakozwe mbere ntibwasanze ibyo bivugwa. Ubundi buryo bwari bwarakozwe mbere bwari bwaravumbuye ibindi bintu, ariko ntibwerekane neza umujyi cyangwa ibyumba bihishe muri izi piramide za Giza. Ese uyu mujyi waba hari koko? Nubwo abashakashatsi benshi bagishidikanya ku byo abataliyani bavumbuye, hari impamvu zituma ibi bitekerezo bikomeza guteza impaka mu bantu. Amateka agaragaza ko hari ibintu byinshi byagiye bivumburwa nyuma y'imyaka myinshi byirengagijwe. Ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko hafi y'aha hari umugezi wa Nili waciye munsi y'ubutaka, bigatuma hibazwa niba koko hataba harubatswe ibintu byinshi munsi y'ubutaka. Abanyamisiri ba kera bari bafite ubuhanga buhanitse mu bwubatsi ku buryo bishoboka ko bashobora kuba barubatse ibindi bintu munsi ya piramide. Mu by'ukuri umujyi uvuga ko wihishe munsi ya piramide ya Giza uracyari igitekerezo giteje impaka. Ubushakashatsi bwa meranga bugomba kubanza kugenzurwa n'abandi bahanga, kandi hagakorwa andi magerageza mu buryo bwa gihanga. Icyakora ibi bitekerezo byose bigaragaza ko amateka ya za piramide za Giza ashobora kuba akibitsa amabanga menshi atarasobanuka. Niba uyu mujyi wihishe koko ubaho, byaba ari kimwe mu byemezo bikomeye by'ubumenyi mu mateka ya Misiri ya kera. Kugeza ubu ikintu cyonyine dufite n'amahitamo abiri: gushidikanya cyangwa gukomeza gukurikirana ubushakashatsi. Amateka ya piramide ya Giza aracyafite byinshi kandi bitaramenywaho na buri wese. Birasa nk'inkuru ya filimi ya Indiana Jones. Iri tsinda ry'abashakashatsi baturuka mu Butaliyani bemeza ko ubushakashatsi bakoze hakoreshejwe radar bwagaragaje urusobe rw'inyubako ziri munsi ya piramide, ariko si bose babyemera. Tekereza uhagaze imbere ya piramide ya Kafre, izuba hejuru yawe, umucanga ureba munsi y'ibirenge byawe, ariko hakaba hashobora kuba hari umujyi wose wihishe muri ubwo butayu isi yose itaramenya. Ibi bishobora guhindura amateka mu batuye isi. Ibi byose byatangiye igihe itsinda ry'ubushakashatsi ryari riyobowe na Professor Corrado Meranga, nk'uko twagiye tubivugaho muri kaminuza ya Pisa mu Butaliyani, ryatangazaga ko ryabonye ibintu bidasanzwe. Bakoresheje imirasire ya radar maze bavuga ko babonye urusobe rw'inyubako ziri munsi y'ubutaka, amayesikariye ari mu cyerekezo cy'ihuriro cyangwa spiral staircase, ibyumba bitazwi ndetse n'imiyoboro ijya mu butaka bwo hasi. Iri tsinda kandi rivuga ko habonetse ibintu 8 bifite ishusho y'inkingi bihagaze neza, bikaba bifite uburebure bwa metero zisaga 640 cyangwa se feet 2100 munsi ya piramide. Ikindi kintu giteye ubwoba n'amatsiko nuko bakeka ko hari inzu y'ububiko bw'ubwenge cyangwa se hall of records, aho bivuga ko hahishe ubumenyi bwose bw'igisekuru cya kera cy'abanyamisiri. Ibi byaba ari nk'isoko y'ibanga rihambaye mu by'amateka n'ubushakashatsi bwa Misiri ya kera. Bavuga ko ibi byageragejwe mbere hakoreshejwe uburyo busanzwe nk'ubushakashatsi bw'uburemere gravimetry na muon tomography, nk'uko twagiye tubivuga. Ubu buryo kandi bwakozwe mbere ntabwo bwigeze bugaragaza ibimenyetso by'umujyi wihishe munsi ya piramide. Ariko se reka dutekereze duciye ku ruhande, ese aba bashakashatsi b'Abataliyani bafite ukuri? Ese koko hari umujyi wihishe munsi ya piramide ya Kafre? Ese koko inzu y'ububiko bw'ubwenge irahari kandi yuzuye amabanga ashobora guhindura amateka yacu yose?
Amateka yerekana ko hari ibintu bikomeye byagiye binyurwa iruhande bikanirengagizwa cyangwa se bikagirwa ibanga rikomeye kandi mu buryo bwa nkana. Ubushakashatsi bwa Meranga ntiburagenzurwa n'abandi bahanga mu bya siyansi kugira ngo ibyo babonye byemerwe. Bizasaba ko haboneka abandi bashakashatsi bigenga bemera ibyo basanze. Ikindi, uburyo bwa radari bwakoreshejwe buracyari bushya kandi budashobora gutanga ibisubizo byizewe neza. Nyamara iki gitekerezo ubwacyo kirashishikaje. Amapiramide amaze imyaka irenga 2500 ahagaze. Ninde wavuga ko adafite amabanga ahishe mu nda y'ubujyakuzimu muri yo? Iyi nzu y'ububiko bw'ubwenge yaba ko kiriho cyangwa ni inkuru gusa yahimbwe n'igihe? Turacyategereje igisubizo, ariko ikintu kimwe ni ukuri: ibanga niryo rihora ritera abantu amatsiko. Nubwo hari abashakashatsi bemeza ko hashobora kuba barabonye ibimenyetso by'urusobe rw'ibyumba, imiyoboro n'ibindi bintu byubatswe munsi y'izo piramide. Icyakora ibivugwa ntibyemezwa n'abashakashatsi bose kandi hakenewe ibindi bimenyetso bifatika kugira ngo byemezwe. Ubushakashatsi buheruka bwagaragaje ko hari ishami ry'umugezi wa Nili ryazimiye ryari riri hafi y'aho piramide ya Giza yubatswe. Iri shami ry'umugezi ryashoboraga kuba ryarakoreshejwe mu gutwara ibikoresho byubakishwaga piramide. Ibi byerekana uburyo abanyamisiri ba kera bashoboraga gukoresha amazi mu bwubatsi bwabo kandi mu buryo buhambaye. Nubwo hari ibitekerezo n'ibihuha bivuga ibyo umujyi uhishe munsi ya piramide ya Giza, nta bimenyetso bifatika kugeza uyu munsi wa none biraboneka byemeza ibyo bivugwa. Ubushakashatsi burakomeje kugira ngo hamenyekane ukuri ku byihishe muri ako gace. Nikola Tesla twigeze kuvuga ko yaba yaramenye ibanga rikomeye kuri piramide nkuru ya Giza, ndetse hari abatekereza ko ubushakashatsi bwe ku mbaraga za resonance bwaba bwarashingiye ku bumenyi bwari buhishwe muri iyo piramide. Nikola Tesla yari umuhanga mu bugenge n'amashanyarazi, physics and electrical engineer, ukomoka muri Serbia na Montenegro. Wavutse ku itariki ya 10 Nyakanga mu mwaka wa 1856, akitaba Imana ku ya 7 Mutarama mu mwaka wa 1943. Yari icyamamare cyane mu bushakashatsi bwe ku mashanyarazi no mu guhanga uburyo bwo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ukoresheje alternating current. Bwaje kuba umusingi wa system ikoreshwa kugeza uyu munsi wa none. Tesla yakekaga ko piramide za Giza zari mashini zitanga ingufu. Tesla yari yaratangaje ko yizeraga ko hari uburyo bwo gukoresha imbaraga za kera z'isi cyangwa cosmic energy. Hari ibitekerezo bivuga ko yize piramide nk'uko yize umwuka w'amashanyarazi, electromagnetic field, kugira ngo amenye uko zikora. Hari kandi ubwubatsi bwa piramide na Teslaian resonance. Tesla yizeraga ko isi ishobora gukwirakwiza amashanyarazi nta nsinga, icyo bita wireless electricity. Piramide ya Giza yubatswe mu murongo wihariye n'ukwezi, inyenyeri n'imbaraga z'isi, kimwe no kuba Tesla yarubatse Tesla Tower ye ku murongo ujyanye na magnetic field y'isi. Hari abavuga ko Tesla ashobora kuba yaratekereje ko piramide ya Giza zakoraga nk'indangururamajwi z'isi, zikohereza amashanyarazi nk'uko yashakaga kubikora. Hari icyo bita kandi patent ya Tesla n'ubwubatsi bwa piramide. Tesla yanditse patent mu mwaka wa 1905 yiswe The Art of Transmitting Electrical Energy Through Natural Medium, aho yavugaga uburyo amashanyarazi ashobora koherezwa mu kirere nk'uko umuyaga wohereza amajwi. Hari abavuga ko iyi teori ishobora kuba yarakomotse ku myubakire ya piramide ya Giza. Ibanga ry'amashanyarazi yubatswe mu Misiri ya kera. Hari abavuga ko mu Misiri ya kera higeze kuba uburyo bwo gukoresha amashanyarazi, ndetse hakaba n'abatekereza ko piramide zabaga zigira uruhare muri ubwo buryo. Urugero rukunze gutangwa ni Dendera Light, ishusho iboneka ku nkuta z'urusengero rwa Dendera mu Misiri, aho bamwe batekereza ko ishobora kugaragaza ibikoresho by'amashanyarazi bya kera. Nubwo ibi byose bishobora gutera amatsiko, nta bimenyetso bya gihanga byemeza ko Tesla yakoranye n'ibanga ryihishe muri piramide ya Giza. Ariko nta washidikanya ko Tesla yari umuhanga utagira uko asa, kandi ibitekerezo bye bikomeje gutuma abantu batekereza ko uburyo bushya bwo kumva isi n'ingufu ziyirimo bishobora gutera urujijo mu batuye isi. Wowe ubitekerezaho iki ibi bintu? Utekereza ko piramide ya Giza zari imashini zitanga amashanyarazi cyangwa ni inkuru mpimbano? Ese mutekereza ko zira piramide za Giza munsi y'abamo ibintu bidasanzwe kuko bituma izi piramide zikomeza kubungwabungwa umunsi ku wundi? Njye nk'ibisanzwe ndumira abanga ati mukomeze mudukurikira umunsi ku wundi kandi mukomeze mudushyigikire. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.